nkumva ko ningenda nkajya mu mazi njya gusenga nzabona ubugingo nkabona n'ubwo bukiri nkabona ayo mafaranga n'ibyo bintu nabaga ndi gusaba ko n'umuntu ajya gusaba penitensiya ari kwirega ibyaha byongorera padiri niko nayisabaga numva ko nkize ibyaha ariko n'ubundi sinabikize n'ubundi nasubiragamo kwa kundi twagiye mu cyumba cyangwa se gusenga ku munyempano akikubita nka hariya akakurondora nanjye numvaga ndi umunyabyaha ariko n'ubundi simbe nanabyemeza nkaba umukiranutsi ariko nkaba n'umunyabyaha urumva nari imvangavanze nta kintu na kimwe ntinya kubera ko mpagarariwe n'Imana. Amazina yanjye nitwa Nyiramabumba Monica. Hano turi ni ku Rurenge muri Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke. Urakoze cyane uvuze ko witwa Nyiramabumba Monica. Ese ku kazina ka Nyiramabumba nako ababyeyi bakwise birumvikana? Nibyo. Monica ariko nako wihitiyemo? Nako banyise n'ubundi kubera ko babaga mu Gaturika. Navutse nsanga ariko nitwa. Witwa Monica. Nyiramabumba. Kuntekereza se ko ushaka ko warabaye mu madini nta kumwuka ufite? Kandi kumwuka bajyaga babitira mu byumba. Oya. Ko ntako? Akumwuka ko ntako. Ko ntago wagiye gusenga rero? Narasengaga. Wowe ntago wagize? Narasengaga ariko ayo mahimbano y'umwuka yo ntayo wabonye. Okay. Nagira rero ngo tukwakire ku Ijuru Ntibikorerwa TV hanyuma duhamya dusangiza ubuhamya bwawe. Tubwire se wakijijwe ryari, wakijijwe gute, se niki mbere turakizwa wari umeze gute? Mbese udusangize inzira nakita nk'iyo umusaraba cyangwa inzira y'urugendo rwawe rw'agakiza uburyo ki wamenye n'ubutumwa bwiza. Ndi mu Gaturika niho batangira neza tubwire ko byagenze. Kubera ko ariho nasanze umubyeyi wanjye yiga umwe ariko w'umumama. Noneho niho nabatirijwe ndanakomezwa. Ariko gusaba penitensiya nyine byari ibisanzwe ni kwa ko n'umuntu ajya gusaba penitensiya ari kwirega ibyaha byongorera padiri niko nayisabaga. Wahoraga ujya gusaba penitensiya? Ugataha n'ubundi kumva ibyaha ntibyakize. Noneho ngeze nko mu myaka 16 ariko umubyeyi wanjye mfite 16 yari amaze kwitaba Imana uwo mu mama wanjye. Ariko yitaba Imana ndahantu bita mu idini ry'abapantikoti kuko niho yari yaragiye ngo bamusengere. Ariko asengerwa n'amadini menshi kuko ari yararwaye uburwayi bw'akayobera. Bivuze ngo ari mu Gaturika yarahinduye ajya mu bapantikoti. Ubwo birumvikana nanjye nahise njyamo. Bakajya badusengera twese hamwe murwaje. Ariko mwagiye mushaka kugira ngo basengere badusengere dukire uburwayi yari afite. Ariko noneho hakaba impano zitandukanye zitwa iz'abahanuzi. Ubwo ni nk'icyo kintu twabaga dukurikiye. Ntabwo mwari mugiye gushaka gukiranuka? Gukiranuka ko kwari ntako icyo gihe kwari ugukira uburwayi. Kwari ugukira uburwayi ariko gukiranuka ntabwo byari birimo. Noneho ngezemo twize iby'umubatizo ariko we amaze gutaha. Twize iby'umubatizo tukajya twiga ya magambo ngo kwizera no kumenya rwose udashidikanya yuko ibyo wiringiye bitazabura kubaho. Nibyo. Ariko tukabiboroka. Nge narabiborotse. Uko niko nabiborokaga kwizera no kumenya rwose udashidikanya yuko ibyo wiringiye bitazabura kubaho. Ako gusa. Ukakitamo ukavuga ngo ndizeye. Noneho turabatizwa ndabatizwa. Maze kubatizwa urumva ubwo nabatizwe mu mazi menshi bitanijira muri korari. Ariko ujya kubatizwa bakubwira ko umubatizo uri kumarira iki? Umubatizo no wo gukiza ibyaha. Niko bakubwiye? Nibyo rwose. Muri make barakubwiye. Uwizeye arabatizwa agahita akira ibyaha. Bivuze ngo warabatijwe kugira ngo ukire ibyaha noneho. Ukire ibyaha. Narabatijwe kugira ngo nkire ibyaha. Ubwo nahise numva ko nkize ibyaha ariko n'ubundi sinabikize. N'ubundi nasubiragamo kwa kundi twagiye mu cyumba cyangwa se gusenga ku munyempano akikubita nka hariya akakurondora. Kandi warabatijwe akakurondora nawe ubwawe ukumva uri muricira urubanza. Umuntu yakubaza ngo uzajya mu ijuru ukavuga ati hoya ntago nzajya mu ijuru. None se urakiranuka?
se wakiranuka 100%. basi se yo kurondoraga byashiragamo reka ntabwo byigeze bishiramo. yarakurondoraga watukanye, wabeshye, wasuzuguye korari, wakererewe, wasuzuguye umuyobozi, ibintu nk'ibyo. nimba ziko uri muri korari nyine utuntu nk'utwo ku bakobwa, kuko icyo gihe nari umukobwa. naragomeje gukurikirana shyingirirwa muri ADPR. wenda utaragera aho gushyingirwa mu gihe cyo ukiraho muri ADPR, nta n'umuntu uzibizemo ukasibura ngo bukwereka n'umuhungu muzabana, ko numva abagore mu cyumba cyane. Ni ukuvuga ngo umuhungu tuzabana, ubuhanuzi bwo bwaramanukaga, ariko bwamanukiraga impande n'impande, hirya no hino. ni ukuvuga ngo yo wajyaga ku cyumba cyangwa ku mubyeyi runaka usenga, wabamenya yaraguhanuriraga akavuga ati nguwo umugabo araje, nguwo ndamuguteguriye. nibyo, nguwo umugabo araje ndamuguteguriye, ngukoreye ubukwe. icyo gihe koko byo narashyingiwe, ariko ntibyigeze bimbwira ngo uwo muzabana n'uyu. nihitiyemo ko uwo musore nawe yabaga muri korari mw'iryo dini, turakundana, turashyingirwa nta kibazo. noneho nyuma y'aho ngaho gatoya nkajya numva buryaga, ese koko uzajya mu ijuru? umuntu wabimbajije ngo uzajya mu ijuru, rwose naraguhakaniraga. akubwira ati nk'umuntu mwahura muri nko kuganira, cyane ko ngewe y'umuvugabutumwa muri bene data yo yashakaga nko kunyigisha, naramubwiraga ati mwebwe ntabwo muri abakiranutsi, nta muntu ukiranuka ari mu isi, hakiranuka Imana yonyine. none mwebwe muri mu isi mwambaye umubiri, ntabwo bishoboka ko mwakiranuka. turagera wenda kuri bene data kugira ngo tutinjire ahantu kure utaraduhamya neza, ndagira ngo nkubaze muri ubwo buzima bwo ukiri muri ADPR cyangwa ukiri mu madini ugishaka gukiranuka, waba warasengeye he? nasengeye ahantu henshi cyane. nasengeye mu mazi rwose. mu mazi wajyaga mu mazi kugira bigende bite? nasengeye mu mazi nsaba ubukire. ubukire n'ubundi nabaga ndi gushaka. wabaga ugiye gusaba ubukire? n'agakiza. numvaga nshaka ubugingo buhoraho, ariko nkumva ubwo bugingo buhoraho n'ubundi umuntu wabubonye ni uko abakize. noneho ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakize ku byina ahangaha ku by'uyu mubiri ntaramenya Yesu uko akiza, numvaga ko umuntu wakize ufite inzu y'amatafari, ufite se imiryango ikize. ngiye imiryango cyakoze yo ntayo nari mfite, kuko icyo gihe nari imfubyi, ariko numvaga ko byasa kose iwanjye hazaba nko mu bikomerezwa. nkumva ko ningenda nkajya mu mazi njya gusenga, nzabona ubugingo, nkabona n'ubwo bukire, nkabona ayo mafaranga. n'ibyo bintu nabaga ndi gusaba. wajyaga mu mazi gusengera icyo ugiye gusaba ubugingo, nkabona n'ubwo bukire. ni nk'ayo mazi waba warasengeyemo? nasengeye mu mazi menshi. nasengeye mu mazi inopfo mu Kivu, nasengeye mu mazi ahantu bita Ibiguzi, nasengeye ahantu mu mazi ahantu bita ku Mugano. ni ahantu henshi hatandukanye, kandi hajyayo abantu nyine bari kwibwira ngo bari kujya gushaka Imana. imisozi wenda waba waragiyeho? imisozi Ibiguzi, ahantu bita buriya ni muri Biguzi ahantu bitaga Igiheke. hagenda hagira amazina za Giheke, aho bita ngo bimfashe, ngo binduhure. noneho ahandi hantu nagombaga kugenda nsengera ni ahantu bita mu butayu kuri Shenyeri, naho narahabaye cyane. ariko uri gushaka ubukire n'ubugingo, ndi gushaka ubukire n'ubugingo, nkajya mu ibuye. hari ahantu hari umusozi uzamuka cyane, tukagenda tukajyayo, tukinjira mu iryo buye, tukaba twatangira mu gitondo tukusa nimugoroba, turi gushaka ubugingo. twajyanye ibyifuzo abana bo nari mbafite kubera ko ndi umubyeyi, ariko numvaga bitampagije kubera ko ndafite ubwo bukire, ayo mazu meza akoropwa, ibiki byose, mbese iby'inaha ngaha. ariko urumva iyo umuntu amaze gukizwa iby'inaha arahimuka. nuko urashakisha, ariko n'umuntu ukumva ndashakisha amahoro ndayabura. none si wavagayo cyangwa uriyo wiyumvaga gute mu bijyanye n'agakiza? iyo wabaga uriyo hazaga nk'umuhanuzi wenda, akaba yaza akabahanurira. rimwe na rimwe akababeshya, hakagira umuntu uhishurirwa akabimenya ko ababeshya, cyangwa se ntunabimenye, ahubwo akababwira ati nimwizere, ndaje nzabaha ubugingo, ndaje nubatse inzu, ndaje nguhaye isambu iri munsi y'urugo ndayiguhaye, inzu ndakubakiye, nguhaye umugabo wawe moto,
ibyo bintu nkumva ari ibyo bintu umuhanuzi ari guhanura. nta nubwo yigeze akubwira ati yibura ngo uhaye ubugingo. Oya, icya nyuma aravuga ngo ikirenze kuri ibyo byose nzabaha ubugingo buhoraho. Nzabaha ubugingo buhoraho. Nimwitwara neza. Kwitwara neza nyine urumva ibyo byose umaze kubibona wari kujya kumutura, wari kumushyira amaturo. Hakabaho n'igihe wagendaga waba uri nko gusenga akakubwira ngo nimukaye muza kuvuna Imana, ntimukaze kuvuna Imana, munzanire icyo kurya, ndi umukozi w'Imana, munzanire ibyo kurya iki nkorere kuko ndi umukozi w'Imana, nkorere. Harababijyanaga cyane rwose. Wabaga ubifite wikoraga ku mufuka rwose ukamuhereza amafaranga, kubera ko nase watura umukozi w'Imana ibijumba. Umukozi w'Imana waba usuzuguye Imana. Aho hantu ndiko nyine babaga bari kutubwira amavuta ndimo, bajyaga ngo rasuzugura amavuta ndimo. Nibyo. Ubwo buzima bwubayemo ukiri kwishakishiriza agakiza n'amafaranga. Birakomeje rero. Birakomeje n'ubundi umugabo wanjye aba biramucanze ku idini rya DPR, abayigiriye mu bangirikani. Ndavuga nti noneho nakayobera. Agiye gushakisha nawe agakiza. Agakiza mbese nagakiza. Bari kumwe bidakunda. Nkaba simbizi. Noneho abaravuze ati ariko nawe ugomba kuza. Nabonye ahantu hari agakiza. Agakiza. N'akazi. Ubwo ni urusengero rwa kangahe? Rwa gatatu. Ubwo ni urwa gatatu. Urwo ni urwa gatatu. Noneho mpageze kubera ko nari umubyeyi mukuru, twinjiyemo bakiga ibintu nkayoberwa ari ibiki, za nyigisho zimeze nk'izo mu Gaturika, sinumve ko hariho ubuntu bw'Imana, sinumve ko hari icyafashe umutima wanjye. Ntibanerekwa. Hoya barerekwa, baranahanura nabo. Barerekwa baranahanura. Noneho ariko gihe kiragera buryaga njyewe mera nk'umuntu witurije. Na wa mugabo wanjye anyemo maze kubatirisha abana, baduhaye indangamukristo. Baduha indangamukristo zigaragaza nyine ko turi abakristo. Kandi bibahamwe mutabyiyumvamo. Ni ikimenyetso kigaragaza ko uri uwo muri iryo dini. Ni ikimenyetso kigaragaza ko uri uwo muri iryo dini. Iyo teresifika baba baguhaye ni nka kwa kundi nyine bazajya bakumenyeraho. Ubwo icyo gipande ni ukuvuga ngo iyo ugeze ahantu hose ugahita ukigaragaza, bahita bamenya ngo uyu ni umukristo w'umwangirikani. Noneho ibyo ngibyo mera nk'umuntu biciye intege. N'ubundi bavuga ngo tujye gusenga, kagenda gasenga ariko kiyicarira, kumva ntago biri kuza. Mugabo akajyayo akavuga ati tugende se gusenga, nkumva mu mutima wanjye sinshaka kujyayo. N'ubundi kiyicarira ngatuza. Mana yo mu ijuru rero ukuntu narokotse, iza kunzanira umuvandimwe, turabana mu kazi k'ubucuruzi, naracuruzaga. Araza mushyira mu kazi, turakomeza turacuruzanya, ariko akanganiriza. No yanganiriza akumva ngo mfite kwizera. Arambwira umunsi umwe, arambwira ati ariko se wajaje ukadusura? Ndavuga ati ariko se wowe ndabasura, mbasura mwiki? Inibisazi ahera mugira. Reka abantu muvuga ko mukiranuka, ntabwo burya mwakiranuka, ntabwo bishoboka. Urusanzwe se wumva bera? Nari nsanzwe mbumva mbagaya, mbona ko ari abantu badashyitse kubera ko nta mazu y'ibitabashwa bafite. Mbese ni ukuvuga ngo mbwira ibintu nka bibiri byatumaga wumva wanza bera. Ni ukuvuga ngo njye nabangiraga ko bavuga ko bakiranuka. Nk'abareba nkabona nabakene, nkabona nta mukene ukiranuka. Ariko naje kumenya ko ahubwo ari bo bakiranutsi kubera ko babihawe n'ukomeye. Ubukomeye rero nanjye yangezeho, arabimba, ampa agakiza k'ubuntu, ampa amahoro yo mu mutima. Banyigisha ijambo ryiza cyane ry'ukuntu umuntu burya yakoze icyaha akinavuka, guhera muri Adamu. Muri Adamu ukuntu ariho nacumuriye. Noneho banyigisha n'ukuntu Yesu Kristo ari we n'ubundi ari Adamu mushya, ukuntu n'ubundi Adamu mushya yaza agakiranuka, akaduha gukiranuka.
barabanje bakwereka ukuntu uri umunyabyaha, banyeretse ukuntu ndi umunyabyaha rwose wo kurimbuka. Kandi nanjye ubwanjye numvaga ndi umunyabyaha, ariko n'ubundi simbe nanabyemeza, nkaba umukiranutsi ariko nkaba n'umunyabyaha. Urumva nari imvangavanze. Ntabwo nari umukiranutsi, sinari n'umunyabyaha. Ubwo sinakoreraga ijuru, sinakoreraga na Satani. Ubwo se nari igiki? Ariko none ubu uyu munota nzi uwo ndiwe. Nzi uwo ndiwe, mfite amahoro mu mutima. Ya yandi Bibiliya ivuga ngo atemba nk'uruzi abisi batazi. Mu bisi nari ndimo, sinarinzi ayo mahoro ukuntu ameze. Sinarinzi ko umuntu yagira amahoro nta bintu byinshi afite. Tubwira ijambo rero ryaguhaye amahoro, bakubwirije rikaguha amahoro. Ijambo ryampaye amahoro rero, bamaze kunyereka ukuntu nakoreye ibyaha muri Adamu, bambwirije ijambo ryiza ryo muri Yohana, kwibuka neza ibice ariko ririya rivuga ukuntu uwizera uwo mwana atazarimbuka, atazacirwaho iteka. Noneho barabanza banyigisha ukuntu nakoreye ibyaha muri Adamu, n'ukuntu Yesu yaje gutwara ibyo byaha byanjye kumwizera. Ariko noneho barambwira ati ibyo bintu byizeza umutima wawe, ukabyatuza umunwa wawe. Numva ni ukuri, numva nanjye koko bya byaha nibaragamo. Ndavuga nti none nizeye neza ko Yesu Kristo yabambwe mu cyimbo cyanjye, agatwara ibyaha byanjye, akampa ubutungane bwe, nakira nkumva ndaruhutse. Akagihanwa, nakira nkaruhuka. Ati gutya neza wakira ukaruhuka ukumva ubaye amahoro. Ngiye mbita ako kanya ndavuga nti guhera none nizeye neza ko Yesu Kristo ari umwami, akaba umukiza wanjye. Ndabyatuye, mbyatuje akanwa, ndabyizeye, ndamwizeye, nanjye mpa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho Kristo w'amahoro ahita arabumpa, bitanumva umunezero utashye mu mutima wanjye, ntateka nzacirwaho. Numva ndishimye cyane, numva ndanezerewe. Noneho abavandimwe cyakoze baza kugira ikibazo, barabafunga. Umuvandimwe wanjye umwe aranganiriza, arambwira ati ko abavandimwe babafunze ufite ubwoba ko hari umuvandimwe bari bateranye? Nimba wumva ufite ubwoba, kuko twebwe abavandimwe tuba twiteguye gupfa no gukira, nta kibazo. Uri kumva wahamanya n'umwuka wera ukazagaruka mu iteraniro? Ndamubwira nti ngewe ngurikije ukuntu nezerewe mu mutima wanjye, none se umuvandimwe bafunze hari icyaha yakoze? Arambwira ati ntacyo. None se urukumva ufite? Ndabwira ati nge nta bwoba mfite mu mutima wanjye, nimba uzi ko ntanizeye, nge ndi kumva ndamahoro. Abavandimwe nimba babafunze, bakaba babafunze nta cyaha bakoze, nanjye nibaza kumfunga ko ndamahoro, nta kibazo nzaba mfite. Ngewe muvandimwe wanjye ubu ndamahoro, ndishimye, ndanezerewe cyane. Kuba babafunga bazira Kristo nta kibazo, nanjye nibamfunga banziza Kristo nta kibazo, nzagomeza nterane. We ntiyabyemeraga hakurikijwe uko namubwiraga ngo nibo banyabyaha. Ariko numva ntashya amahoro mu mutima wanjye, numva ndanezerewe. Ngeze mu rugo mbibwira umugabo wanjye, ndamubwira nti ubu ndamahoro. Bya bintu byose byajyaga bimpangayikisha, ndaruhutse, nguwe neza. Atuguwe neza, ati nta kibazo mfite rwose. Akomeje no kubibona ko nguwe neza. Narahamije ntanga ubuhamya bwanjye ko ndamahoro, ko Yesu yambambiwe ku musaraba, akampa ubutungane bwe. Ubu nkaba ndi umuraga w'ubugingo, nkaba ndi umutahajuru, nta kibazo mfite, ntateka nzacirwaho. Ni nk'iki kuri ubu ngubu usigaye utinya, nk'umuntu tuvuge kera ariko umuntu yatinyaga, gatinya abarozi, wabona n'umuserebanyi ngo n'amahembe, ukaba wakirukanka ngo barakuroze? Ni iki mu by'ukuri ubu gisigaye wumva? Nta kintu na kimwe ntinya, kubera ko mpagarariwe n'Imana. Uzi neza ko nta kintu cyakubaho itabishatse, nta kintu cyambaho Nyagasani atabishatse. Ibyo bintu byo kuvuga ngo amasamu n'ibiki byose nitangiraga nkiyiriza nkajya mu mazi, numva ko ubuntu bwa Yesu Kristo ngewe burampagije. Amen. Reka tugushimire. Niba nta kindi wabwira badukurikiye, mvuga ngo wenda n'abandi bashaka kuduhamya batwandikira kuri WhatsApp, bareba nomero dukoresha kuri iko yanditse ahangaha ku kinyamakuru cyacu ku ijoro ntirikorerwa, bakaduhamagara, bakomeza baduha ibiganiro bitandukanye, cyane cyane bikomeza abantu
ni na byiza cyane ko abantu batanga ubuhamya bakagenda berekana aho bavuye n'aho bari bageze. Ubu iyo uhuye na bagenzi bawe mwasenganaga wenda muri ayo madini cyangwa bakubwira ngo iki wowe? Ni ukuvuga ngo maze kwakira Yesu mu mutima wanjye, baranashatse barambwira ati we wasaze. Ndababwira nti umusazi wakaraba ntarwane ntatera abantu amabuye, abantu bose basaze nk'uko nasaze, Imana yahabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo barandwanyije ndetse bagerageza kwibwira umugabo wanjye ko umugabo wanjye ndarakira agakiza, ariko arababwira ati mudamu wanjye ari amahoro. Ambwira ko afite amahoro kandi nanjye iyo murebye mbona afite amahoro. Ni mu mwihorere rero, ibyo muri kumbwira ngo yasaze mugarure mukubite ngire gute, ngiye sinabikora kubera ko ntacyo mbangamiyeho, mbona ari amahoro nta kibazo afite. Akoze cyane rero, ibyo nacyo nakagaruka ubwo naho ubutaha.